Ndagusuhuje kandi nanone nguhaye ikaze kuri Ben Empire ndetse n'Umusozo TV, nguhaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Ariko uyu munsi iki ni ikiganiro cy'umwihariko ngiye kugukorera, kandi ni ikiganiro kiraba ari cyiza, ikiganiro tugiye kubana ndetse gitangira umwaka wa 2026 twiha intego ndetse tunashimira abo twabanye ndetse tunavuga tunibanda ku byatubayeho. Uyu mwaka ushize wa 2025 ni umwaka ku bwanjye cyangwa giti nahuye n'ibintu byinshi kandi bitandukanye, ndetse n'umwaka nahuye na bimwe mu buzima ntigeze mpura nabyo, ndetse n'umwaka wambereye navuga kutari mwiza, ariko twanigiyemo byinshi cyane. Ndagusuhuje rero kandi ngushimiye ko tubana. Niba warakanze subscribe kuri Ben Empire, uyu ni umwaka wo gukora cyane, ni umwaka w'ibihe byiza, ni umwaka wo kuza gukora cyane, ni umwaka wo kuza guhindura byinshi bitabaye muri 2025. ni umwaka nizera ko kuri nge mvuga ko ari umwaka wanjye. Ngushimiye rero kuba tubana kandi umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye gutangira, reka ntangirane na kano karirimbo ukumve neza, ubanze unyumvire aka karirimbo, hanyuma tubanze twumve ibyo ari byo. Happy New Year, uyu mwaka mushya. Happy New Year, umwaka mwiza. Happy New Year, uw'amata n'ubuki. Happy New Year, imigisha y'Imana. Happy. Ndagushimiye rero. Indirimbo uri kumva wumvishe muri background ni indirimbo ya Aimé Prince, bihita Happy New Year. Ni indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo, indirimbo nziza, indirimbo watangira na 2026 wumva, ni indirimbo nziza cyane. Ndagushimiye rero kandi gushimiye ko dukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ngushimiye ko kandi dukomeje kubana umunsi ku munsi. Natangira nkubwira ngo uyu mwaka tugiye kujyamo nako twatangiye wa 2026 ni umwaka ukwiye kureka ibi bintu bine ngiye kukubwira. Umwaka ukwiye kureka ibi bintu bine, umwaka wa 2026 ukubere wo kureka ibi bintu bine. Icyambere ukwiye kureka, start your life, starting ubuzima bwawe, subira utangira ubuzima bushasha, 2026. Iki cyemere ko 2026 ugomba gutangira ubuzima bushasha. Accept your mistake, emera amakosa wakoze muri 2025, hanyuma uyakosore 2026. Forget your past, wibagirwe ibyahise, ibagirwa ibyahise 2025, hanyuma utangirane 2026 ibishasha. Delete negative people, siba cyangwa ukureho abantu badafite umumaro cyangwa inshuti zidafite umumaro. Izo ni inkingi enye zinakubiye mu kiganiro tugiye kugirana uyu munsi, zinakubiye mu kiganiro dufitanye uyu munsi, kubera ko nizo nkingi enye tugiye kuganiraho. Izo nkingi enye tugiye kuganiraho zikubiye mu byabaye umwaka wa 2025 kuri njyewe. Ni umwaka wari muremure cyane, ndetse n'umwaka wabayemo ibintu byinshi cyane. Ni umwaka wari utangaje kuri njyewe, ni umwaka ndetse wari w'igitangaza ku buzima bwanjye, ndetse kuko wanyigishije byinshi mu masomo atandukanye. Uyu munsi reka duhere ku byahise cyangwa se ku mateka y'ibyahise. Uyu mwaka turimo wa turangije 2025 niwo mwaka mu mateka yanjye nakandagiye imbere y'inkutenye. Ni umwaka wari w'igitangaza, kuko nyine gukandagira imbere y'inkutenye ni ibintu biba bitangaje ku myaka y'umuntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu, rimwe na rimwe ukiri na muto. Ikindi usanga ibyo azira biba utavuga ngo bisobanure cyangwa se ugire umuntu bisobanurira, ariko se kubera ko biba byarabaye kandi ikindi byaranarangiye, umuntu agomba kubivuga. Ariko ni imwe muri case ikintu cyambayeho uyu mwaka wa 2025 kitari cyiza, ariko cyarangiye. Shima Imana ko cyarangiye.
n'abakigizemo uruhare kugira ngo kirangire kandi kirangire neza. Narabashimiye kandi na n'ubu ndacyabashimira kuko nakoze ikiganiro kiri hano kuri Bean Empire mbashimira, nanone nakongera nkabashimira kandi mwarakoze cyane. 2025 nababonyemo abantu b'ingenzi, nabonye inshuti nyinshi kandi nabonye abantu b'ingirakamaro. 2025 kabisa. Bibiri na makumyabiri na gatanu niwo mwaka ntangiye gutangira gukora. Niwo mwaka nahuye n'ibihombo byinshi, niwo mwaka nahuye n'ikintu bise amagambo mu bantu. 2025 niwo mwaka inshuti za zindi zageraga ku kigero cyo kukwizera zahuye n'amagambo zireka kunyizera. Hanyuma ndetse ikindi za nshuti zimwe zigenda zikuvaho. Ndetse 2025 niho nabonye ko inshuti zimwe ziberaho cyangwa se mubana kubw'icyo ufite, inshuti zindi mubana kubw'uko umeze. Niwo mwaka nabonyemo ko hari inshuti mubana kubw'uko uri guhumeka neza kandi ufite icyo ufite mu mufuka. Ubuzangu byemere, ubikunde cyangwa se ntubikunde, ubyemere ntubyemere, byanze bikunze niko bizakugendekera. Umunsi umwe nawe nibikubaho. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu ntego zihari, siba, ibagirwa inshuti zidafite umumaro. Muri 2026 tangira n'inshuti zifite umumaro. Ibyo ndabikubwira kuko ari isomo nahuye naryo kandi nabayemo na n'ubu maginga ya nkirimo. Ariko kubera ko za nkinge nke nazubahirije n'ubu nkiri kuzubahiriza, ni ihame ko bitazongera kubaho. Rero kugeza amaginga ya nkomeza gushima ndetse no kubashimira mwebwe mwatumye niga nkiga uko nkwiye kuba muri 2026 no gutangirana ingamba nshyashya. Imbere y'inkuta enye niho hantu umuntu agera akabonera inshuti, ariko ni nahabonera inshuti ziyerurutsa. Mu bukene niho hantu umuntu agera akabona inshuti, ndetse nahabonera inshuti z'indyarya. Igihe ubuzima butarasubira inyuma, usubire inyuma, ntabwo uzaba uramenya inshuti. Igihe utarakenaho, abo wari ufite wizeye bose bakwange, ntabwo uba uramenya inshuti. 2025 yari umwaka ukomeye cyane, wabaye mugufi kuri benshi ariko kuri njye uba muremure. Wari ushoreranye na 2024 nayo yabayemo utuntu ariko two tutari turemereye, ariko 2025 yoho yabaye ndende cyane. 2025 muri make wavuga ko yari igiye kuba nka Vision 2020 twari twiteze turi benshi, kaza kurangira ibaye kuriya nta wabihaka. Ariko kubw'imbaraga z'Uwiteka 2025 irarangiye nayo. Irangiye neza kuri benshi, bamwe na bamwe batabyifuzaga kandi byabaye neza. Urumva, kuri benshi batabyifuzaga ariko byarangiye bibaye ingirakamaro. Urumva, ni nayo mpamvu uyu munsi ndi hano kubabwira ko ari byiza kuba tugiye komezanya na 2026 tugihumeka twese. Niba warigeze ukanda subscribe kuri Bean Empire, uyu munsi niwo nakubwira ko ibikorwa bigiye kuza byaza, ugiye kubona byinshi biri mu no mutwe byari bigamije gukora. Izi social media dukora rimwe na rimwe, zimwe mu nshuti barabyanze batazi intego.
rimwe na rimwe ukagira zimwe mu nshuti zishaka gukora ibyo bo bashaka no kugenda ko bashaka kandi bitakunda. 2025 harimo isomo rikomeye cyane yuko abantu banye nabo bashaka ko ubaho uko bashaka, kandi ibyo ntago bikunda iyo umuntu muri inshuti muruzuzanya. Ntago kuba inshuti n'umuntu bigutegeka kubaho uko wowe ushaka. Kuba uri inshuti n'umuntu waba umurusha ubushobozi cyangwa abukurusha, waba umurusha ububasha cyangwa iki, ntago ari itegeko ko abaho uko wowe ubishaka cyangwa ukunda. Muruzuzanya, iyo munaniranwe muhitamo kubaho mutandukanye bitewe kuko muri rimwe na rimwe mwarahuye munakoze. Uramugira inama akazumva, yakumva kuko ibyo umukosora hari amakosa akora akayakosora. Ariko rimwe na rimwe twibuke ko nabo bakura, ntago ari njye ubivuze. Hanyuma ubuzima tubamo rimwe na rimwe buduha ko abantu tubigiraho ibintu byinshi mu buzima bitandukanye kandi by'ingenzi, tukanabibona ko tubibigiraho koko. Nigize ibintu byinshi kandi nabyigiye ku bantu, ndetse nize ko ubu buzima tubamo buhinduka. Nize ko uyu munsi waba uri hasi ukazamuka, nize ko uyu munsi waba uri hejuru ukamanuka, kandi nize ko nta muntu ushobora kumanuka nabi nk'umuntu wari ugeze hejuru mu gashorishori. Iyo ugeze hejuru niho uhuruduka nabi, kandi uhurudutse nabi utitonze urasandara. Ariko nta n'umuntu nawe uzamuka kandi akazamukana imbaraga nk'uwigeze kubabaraho, nk'uwigeze uhura n'ibibazo. Urugero rufatika, iki gihugu cyacu iyo kidaca mu mateka nk'ayo cyaciyemo, byibuze amaginga rimwe na rimwe hano igihe tukaba tutameze gutya. Ariko kubera amateka akarishye twaciyemo, niyo yaduhaye imbaraga kugeza amaginga ya abenshi utatuma basubirayo kubera ibyo bazi cyangwa se amateka mabi banyuzemo. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ati ntugakine n'umwana wakuze akomeretse ndetse agakurira ku butaka bwa Nyamasheke, agakurira mu murenge wa Karengera, agakurira mu cyaro ahantu hataba umuhanda wa kaburimbo, yarangiza akawugeraho. Kumukuraho byakugora kandi byanaguhenda. Ubwo mperuka 2025 hanabayemo ibintu byinshi byanambabaje. Ubwo mperuka gushyingura umushuti wanjye, umwana twareranwe witwa Ntahundere Emmanuel. Hari umuntu wambaje aramangwe se kubera iki, kubera ibintu umwana yaramaje kugeraho n'ibiki, kubera iki abana muvuye ino ngo mutere imbere cyane, cyangwa se ngo mukore umuntu akabona ko muri gukora. Ndamubwira ati ntago ari ukubera imbaraga zindi zitangaje, ahubwo ni ubuzima bakakariyemo cyangwa se baba barakuriyemo butuma badashaka gusubira aho bavuye. Niyo mpamvu ubabona ukibwira ko ngo bakora cyane cyangwa se ngo barenze, ahubwo ni uko bakora kugira ngo badasubira iyo bavuye. Byinshi biri mu matwi yabo, bakuze bajya ibijumba n'ibitoki bya Karengera, ntago rero bashaka kubisubiramo. Ibyo narabibabwiye kandi no kugeza amaginga ya nabisubiramo. Ntago umwana wakuze kuriya wamusubiza. Umwana utarakuriye mu gikoma cy'avoka ntago wamwigisha igihe yakibonye ushaka kumusubiza n'igihe atazabona mukara. Umwana utarigeze ujya kuri breba ayumva, umunsi yayiriye ntago wayimwambura, yakoresha imbaraga zose zishoboka mu maboko ye akayisubira. 2025 hahuriyemo n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndashima Imana ko uyu mwaka byibuza urangiye kandi tumeze neza. Uyu mwaka navuga ko rimwe na rimwe nanashimira cyane abanteye inkigi mu buzima bwanjye, yaba buri munsi n'abagwanye n'intambara, ndetse kugeza amagingo tukaba tukiri kumwe.
arabagwanya intambara kugeza amaginga ya bakizigwana, ariko banyuzwe nuko tuzigwana cyane cyane intambara z'amagambo. Intambara z'amagambo zo ni nyinshi kandi zaranakomeye, ziranakomeza no kugeza amaginga na 2026 ndizera ko zizaha. Rimwe na rimwe abantu baricara bakakuvuga, ariko bakakuvuga wababaza niki mushingiraho, niki ushingiraho mvuga, niki ushingiraho uri kumvuga. Kaba nagihamya afite cyangwa kanaguhimbira, ari ukemera ibyo ngibyo ukanamubwira ati sawa merci urakoze. Kubera ko rimwe na rimwe iyo abantu bitayeho kukuvuga cyane, nuko uba ufite icyo bavuga, kandi buri umuntu nafata umwanya wo kukuvuga uzamenye ko muruta. Ntuzigere wita ku bakuvuga, kuko inshuro nyinshi usanga abo bakuvuga ubaruta. Kuko ntago umuntu yafata umwanya wo kukuvuga ntacyo umurusha, nta nubwo umuntu uri mu nzira yo gukorera amafaranga cyangwa se uri gushaka gutera imbere yabona umwanya wo kukuvuga, ntawe yabona pe. Ababwiye ngo iki kiganiro kiraza kuba cy'umwihariko, na ikiganiro cya mbere ngiye gukora nirekuye, ariko kirimo inama nyinshi, kirimo n'ibintu byinshi bitandukanye, nayo mpamvu utegetswe kucyumva ku bushake bwawe na mega zawe n'uburenganzira bwawe. Ikindi rimwe na rimwe ubuzima bwacu bwatubanye imbarutso yuko ibyo duhura nabyo mu buzima, yaba ibikomere by'ubuzima n'ibindi, twabyigiyemo ko tugomba kubaho twinezerewe, dushaka ibyishimo, kugira ngo abantu bareke kudufata uko babitekereza n'uko babyifuza. Ese waba utekereza ko byinshi mu byo mudukora ari byo bituma dukomera? Waba utekereza ko amagambo mutuvuga ari yatuma tumera uko tumeze? Ese waba utekereza ko bimwe mu binyoma babeshya abantu ari byo byatumye batwizera? Ese waba utekereza ko amwe mu magambo wabwiye abantu ariyo yatumye badukunda? Ese waretse kuruhira ubusa? Nitambukiraga, ariko bidakuyeho ko 2026 uyu mwaka ngiye gutangira, ndatangira nshima ndetse imfura cyane zambaye hafi uyu mwaka ndetse cyane. Bwa mbere na mbere ndashima umubyeyi wanjye, bwa kabiri ndashima umudamu wanjye ko yanyuze mu bintu byinshi kandi bikomeye kugira ngo tube kugeza amaginga hari byo tugicamo. Ndashima zimwe mu nshuti zanjye zanze kundeka no kugeza amaginga tukaba tukiri kumwe. Uriyizi umusaza nawe wagwanye n'intambara nyinshi kugeza amaginga ukigwana nazo, nawe ndagushimiye cyane. Ndashima benshi mu bantu bagiye bambwira ati Paul, ampaye Paul. Ndashimira ndetse na bamwe mu bantu benshi bambaye hafi cyane uno mwaka, bakanganiriza kambwira ati komera. Nawe ndagushima, uriyizi uriyizi. N'abandi nawe waraye umpaye ubutumwa bwiza kandi nishimiye. Nta mwaka wari ushize tuziranye, ariko nawe wampaye ubutumwa kandi nabushimye cyane bw'ingenzi. Cyane ko 2026 kubw'imbaraga z'Imana nizeramo ikindi gitangaza ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Nari ngiye kubivuga. Okay. Hanyuma byose umuntu abishimira kubw'imbaraga cyane, ariko mbere ya byose, cyangwa se nubwo mbivuze nyuma ya zose, ariko Imana niyo nkuru kandi niyo ibyose. 2026 ni umwaka wo guhindura byinshi, ni umwaka wo kwiga kuri byinshi, ni umwaka wo kubamo byinshi kandi uzabamo byinshi.
ni umwaka ndetse nizera ko hazanyuramo byinshi ndetse bitangaje, ndetse n'umwaka nizera ko hazahindukaho byinshi. 2025 nubwo nawo wambabaje, na byinshi nakozemo nifuzaga kuba nakora, nubwo byinshi bitari byiza, ariko hari n'ibyo nakoze muri 2025 nifuza kuba nakora mu buzima bwanjye kandi ku myaka yanjye nagezeho nkanishimira. Rero ndagushimira ko wowe unyumva kandi ukaba udukunda kuri Bin Empire, kandi niba wageze kuno munota pe, ndahamya ko unkunda, urankunda. Niba urebye kino kiganiro kujya kuno munota urankunda, jya muri commentaire wandike ngo ndagukunda, hanyuma unyandikire kuri content zose twakoze, yaba face to face, sakwe challenge ndetse na street show. Izi content wifuze izo nagukoreraho. Hanyuma niba wifuza amakuru ndetse amakuru asanzwe y'aba politike n'ibindi ku Musozo TV, unabwo bimbwire. Ariko ahangaha naho ndakwizeza ko tugiye kuguma gukora amakuru ya entertainment mu buryo bwiza kandi buzatunezeza bukaguma kudufasha. Hano tuzaguma kubikoraho, kandi noneho tugiye gukora uyu mwaka mu mbabarire umwaka wacu, umwaka wa Bin Empire. 2025 mu ntangiriro niho abaye umwaka channel yacu yabaye monetize, ariko reka no 2026 ibe channel tubyarira umusaruro kandi ku rwego rwiza. Dufashanye kandi bigende neza. Hanyuma afite byinshi byo kubaha, n'inshuro nyinshi rimwe na rimwe ntabona umwanya, nuko umuntu areba income iri kugaruka nyine ibyo yinjiza akabona n'umwanya atakaza akabona biragoye. Ariko iyo ubonye hari ikintu kiri kuza, ndizera ko wakora byinshi kandi bikagenda neza. Rero dufatikanye Bin Empire yinjize ibona udufaranga, tudutunga, tunadutungira umuryango, ndetse tunatume mbaha content mukwiye kubona kandi nziza. Hari impano nyinshi nifuza kuzamura, cyane 2026 nifuza gukoraho, ariko tubifatikanyije kabisa, dukoranye. Hari impano nyinshi nifuza gukoraho cyane, ariko dukoranye. Rero bizaba byiza mu gihe dukoranye kandi tugakorana neza, tukanishimana. Rero nkomeje kugushimira. Ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi kanze mbaha nka story. Ari inkuru nyine umuntu agenda akora kwa zino social media, ariko uyu mwaka pe, uyu mwaka wabaye mwiza pe, wabaye mwiza ku rundi ruhande, kuri cyane kuri social media. Nubwo rimwe na rimwe hari n'ahandi byagiye biba bibe, kuko Musozo TV agacana ndi kubakoraho amakuru neza. Jobundi inkuru za wa mutwe wo hakujya zambereye mbi kabisa. Inkuru za wa mutwe wo hakujya zambereye mbi, ari na mpamvu rimwe na rimwe uriya mutwe uri kugwana hakujya muri DRC ngomba kureka kuwukoraho. Rimwe na rimwe abantu murabizi, uriya mutwe nyine wateje ibibazo ku nkuru nyinshi. Hanyuma ubu ni nayo mpamvu naretse kuwukoraho. Ubu ngubu ndi hano, ariko ndagira ngo mbabwire ko 2026 nishimye kandi nezerewe kuba tukiri kumwe kandi munkurikira, kandi nishimiye ko dukomeje kubana neza kugeza ndetse n'indi myaka izaza turi kubana kuri Bin Empire ndetse ku yandi channel turi gukora. Mbibutsa ko dufite Mr Binex Promoter channel, mbakoreraho tutorial nkabigisha ibintu bya YouTube na social media, no kweditinga n'ibindi byose. Ushaka kubyiga neza jya aho ngaho kandi subscribe, munyereke support, mumbwire ikintu mbigisha muri commentaire, nacyo nze nkibabwire. Nindangiza mbabwira ati rero ibintu bikomeje kugenda neza, n'udufaranga twinjira nyaboneka, faranga twinjire tureba ahantu ibintu byinshi twakora. Ndizimwe mu nzozi tuba dufite, ntekereza ko 2026 yarangira mfite nka studio nziza icazamo abatumirwa, nk'abatumira nkabazana tukaganira, ndetse ngafata na entertainment ya Rusizi kabifite ahantu igeze muri rusange.
numvaga ari zimwe mu nzozi, ndetse entertainment ya Rusizi ndetse Kinyaga muri rusange mba numva iyo time nshaka kuyikora, nshaka gukora time ya Kinyaga time, byibuza abastari cyangwa se abantu bafite impano muri Rusizi, Nyamasheke na Karongi, byibuza hakabanza naho tukabanza tukahakoraho, tukabanza tukavugana. Ariko nta mutima mubi wundi, ndabashimiye kandi mbashimiye ko tubanye mu kiganiro kigufi nari nkoze, ariko mbashimira ko uyu mwaka wa 2026 tugiye kuwutangirana kandi tukakorana umwete, kabinyereka muri commentaire. Iyo nakosheje ndakosorwa, iyo nakoze neza ndashimwa. Ni ikintu cy'ingenzi muri ibyo byose. Ngeweho urusanzwe urabizi nitwa Mr Binex Promoter, gushimira ko tubana kuri Bin Empire ndetse no ku Musozo TV ndetse no kwa Mr Binex Promoter, hose turabana, ndetse n'amacana atandukanye managinga, ndetse abana amacano mfasha kugira ngo azamuke, byose imba mpari nka Mr Binex Promoter. Ndagushimiye rero, iyo ukeneye kumvugisha inyandikira kuri WhatsApp 078 975 647, tugakomeza tukabana. Aho hose iyo unyandikiye turakomeza tukabana kandi neza cyane. Ndagushimiye rero, kandi ngushimiye ko ukomeje kunyumva, ukaba ukomeje kugira umwaka mushya muhire. Bonane nziza, tariki ya mbere z'ukwa mbere 2026. Abantu nabo bagira anniversaire kuno munsi cyangwa se kwiranga muntu zabo akaba ariyo matariki ariho, mugire happy birthday cyangwa se umwaka mushasha mwiza, umwaka mupsagara mugani wa mugabo wo kwa Yago. Mugire umwaka mwiza kabisa, kandi ndabashimiye cyane, kandi bashimiye ko mwakomeje kunkurikira. Imana y'imigisha itanga imigisha ibampere. Ngeweho nitwa Mr Binex Promoter.